Agacupa tugiye kwifashisha mu mukino wacu. Umukino w'uyu munsi rero uteye ute ni truth or dare. Muri tayari? Siko mufite ubunebwe bwo muri tayari. Kuko twicaye biri mugorana kabisa. Oh, so ninjye kareba. Ni wowe. Dare kabisa. Okay. Ugomba kugenda ku muhanda. Wambaye isume. Warangiza ugakarabirayo. Kandi ngende bwemere nkabategera nkabajyanayo. Koko Oya pe. Uzijyana bagende ugende umuhanda rwose abantu benshi nko mu gasoko urumva. Wicare kugahisonga mugasiga hari. Karahari. Ndo barangiye kubikunda ibyo bintu. Ibiryo birahari. Ahari bitowe cyane urumva ufata isani y'ibiryo wicare gutya. twabibonye ibyoroshye itanga twebwe natwe turakorohereza. Hello guys, nizere ko mumeze neza, mumbabarire gutinda, naratinze nari mbakumbuye cyane, ariko guess what, nabazaniye ibintu mva simbizi. Aha, uyu munsi rero ngo tugiye gukora iki, kuko ibintu nababwiye tuzajya dukora n'ibintu bigiye ari byinshi bitandukanye. Kuri uyu munsi twagarutse muri cya cyiciro cyinshi, muri cya cyiciro mukunda muri benshi cyane cya party ya game. Aha ngaha ndakeka atari ubwa mbere mwabonye kuri Nana 250 TV show, nabasangwa si ngombwa ko babibwira, ahubwo mwakibaza ngo noneho kuri inshuro tugarutse tuje gukora iki. Muri kubona aka ni agacupa, ni vinegere ariko ni agacupa tugiye kwifashisha mu mukino wacu. Umukino w'uyu munsi rero uteye ute ni truth or dare. Muri tayari? Siko mufite ubunebwe bwo muri tayari cyangwa turi ready. Uyu munsi umukino wacu mvuze ko witwa gute ni truth or dare. Ako sibundi ntabwo musanzwe mubizi, mwemwe abasiri musanzwe mubizi. Tugiye kwifashisha rero aka gacupa. Aka gacupa kacu kagiye kudufasha iki? Tuzajya dukaraga. Uwo birebaho turakubaza urahitamo gukora cyangwa kuvuga. Truth or dare. Ni uhitamo gukora. Ndagutegeka ikintu ko none umva ni ibintu biri crazy gusa. Nabyo kwizanishwa bya bindi mbona abantu ngo hamagara runaka, hano ntabwo hamagarana kuri mbabwira kirikare. Ntabyo. Numva Ketse mwese undi nimba daringa nibwo ndi bwishime. Tugera gukora gutyo dukaraga uwo kagwaho nyine tumutegeka icyo kwa cyangwa se uhitemo kutubwiza ukuri. Kandi please ibintu byawe byinshi kuri kose mbahuze. Ukuri kwawe kose ndakuzi. Sawa. Nuhitamo nyine truth nyine ni truth. Kuko nubwira abantu ndi kumaze ikintu ngiyewe nkizi igisubizo cyacu kabeshya abantu. Ndabivuga nyine wemeje truth abari truth. Muri tayari? Okay, reka doda wari wanze ukaraga. Yaspas. Ako kubera ukuntu Nzo ukaraga cyane. kubera ukuntu twicaye biri mugorana kabisa. Oh, so ninjye kareba. Ni wowe. Ako se Ertsen njye kari kureba. ni wowe. Sharaga ari njye nyamara nicojo Ese kareba. warebye hano. Nusubona kari kumwe. Wongere mukaraga. Oya byarangiye. Wongere mukaraga kare hagati na hagati. Nawe ukari hagati kari kureba nana. Nabwo Ako yakso mfite ubwabo icyo kereka kandebe. N'ubundi kaza ko. Gusa ni kandebe ntabwo kuri ngo ngiye kundeba mwese katarabareba kazakandira ubwo tubwira itamizi. Uhitamo gukora cyangwa kuruhuka. Aryo ubwo ntabwo nabeshya abantu. Ntabyo kubeshya ntabwo biri. Mana we se bangiriye inama mite miki inshuti zanjye. Aho se ninde uri bunde yari Ingendo. Era noro mwicaye nose. Reka ubwire. Deya kabisa. Okay. Babara n'umuntu. Ikintu ugomba gukora. Ugomba kugenda ku muhanda. Ngira cyane ntabwo ndi kumva avuga cyane. Ugomba kugenda ku muhanda. Wambaye isume. Warangiza ugakarabirayo.
mu muhanda ntabwo birimo byo twavuze. oya ugomba kubikora uragenda ku muhanda wambaye isume ukarabireyo urumva nurangiza kuvayo ko bitararangira bakankabanza nkakubwira kuvayo uragaruka wambaye inkweto za high heels n'agashakoshi n'indobo yawe ibyo ngibyo nabikora urabikora nose si ubyitiyemo cyose ubyitiyemo ndisubiriye oya ibya mbere bari ibya mbere ntabwo bikunda ibyo numva we nabikora. Sidea sisi wahisemo. Oya nabihitamo ukuri kose ndakuvuga mu mbabare ntabwo byarangiye niwe wacuze inzu uhitamo ni ukuvuga ngo nibyo bintu mumpitiyemo nawe uremeye nibyo mumpitiyemo ibyo tuguhitiyemo nibyo mumpitiyemo nawe icyo ushaka sibyo nawe ngenda vugisha ukuri pe ngenda vugisha ukuri muhisemo njyewe ngende nsebere mu muhanda nambaye amasume ngo ndi gukaraba none ko ari we wabihisemo nk'umusazi iyo uhitamo se ukavugisha ukuri ubundi wabiki iyi niyo tutagira ukuri bitagewe wenda twari kukubaza ibintu byoroshye nta kibazo. Ubu rero tukaba turagiye aba bakobwa ni abarozi cyo kwa muri abarozi umva deya bampaye ni urupfu ariko nakundi aya ni amazi murabona uko nambaye imyenda yo muri dushe ubu nyine ngiye gukarabira mu muhanda nta kundi byagenda ni ngewe bihereye ariko reka mbabwira ugira ibyago muri bwe akagira ikintu yica niba ndamubwira kwikorera isafuriya ishyushye ku mutwe niba simbizi simubibona nta kundi ese atari twaza amazi we yumva mu ntazi nana byose byitwaza none kuko twebwe turi muri nzira
kandi ngende bwemere nkabategera nkabajyanayo kuko oya pe uzijyana bagiye n'abantu bose bari kurihangara wumva utuje pe ujye unaniye kuko abantu bakubona ari bambone se bambone agashanya rero yo kwisana n'amavuta ntatuma nambara ubusa byose zari ifite yihanagura agataha yambaye neza n'imisatsi ye n'usa arahita yambara neza kora se aho ujya koga no kora ari muri pisine naza kandi muri dushe amazi angiye mu kanwa ihangaye urumva umeze uko ameze urabimenya mu kanya n'imwemeza urugero wari bube maze rugera ujya gusabiriza mu muhanda pe ureba urakoze basi kwereka abantu no mu butwari ko hameze sinjyewe ko mu Tanzania si undi bwihanaguze ndihanaguze yihanaguza igihano sajya kweragura isi ibintu umeze gutya ngaho barande usiko mani mu kanya bwo nari maze koga ntabwo wari wagenda ntari ikibazo ni abantu aho gutanya bari kubona ndetse umeze nk'umusabira ariko mwashatse se kugira umusatsi ari kunera amazi wacecetse inyuma ahubwo se wayakumeraho nkayakumeraho atahe umvase ataha yikoreye iyi ndobo twageraho ibihano yambaye n'inkweto ndende n'amategeko nabyo ntabwo nkora ntaziya urabikora pe abamotari ukuntu bari guhagarara hari abantu urakoresha kugira ngo ubonemo ntacyo kuragura ngo ubuzima ahantu nzongera kuhaca ujyazamo akahise kwishyura ndahindura amayero ntangiye guhindura inzira cyangwa nimuka ubwo neza mbanza umara ashaka kwegura umutwe wa ntuza abantu n'aba amazi wakera no nshaka kureba muri kamera abantu neza ntiyambare reba noneho imisatsi y'umuntu yanjye reba n'izina rishaka cyo kwa jogi ikigori ambara nusara dore n'inkweto ese ndabyambara nanakweto si ubanza wumuke banza wumuke ko mu Tanzania agasokuzo urasokoze uraho neza guys si muri kureba ibintu bankoreye si muri kubibona reka ndabumva muri kubibona banyegeje umuhanda reba bariya baryesero
Gahora abantu bose. Mbareka abantu banjye abantu bose bari kugukunda. Aya mazi ntabwo nujya kuyanywa. Basi se mwanyambitse mwe. Gabacu se ko nta kintu cyo kwanaguza mwazana amahoro nkigendera. Ndi bubishobora urifashe. Bamwita Nana. basigaye n'ibijyana cyo mu muhanda Ibintu byose Mwese mubizanye mu bitangije mumfungire nimwe mubizanye mu bitangije nta mufungire kibazo. job. cyangwa ufungiye nawe ku mwana ngiye guhina mu muhanda Mwe mwawunzanye musere mu bifunge. Basi se ndagenda manuka ndagenda nzanka mushaka ko ngenda Urambuka umuhanda ugere hariya ku Cyane mateka nafite yari inzara muri sheri. Simba. None nta kintu wagenda ukagura nk'umugati hariya muri Simba. wamufungiye aho hagusha mufite ibyara Ufite ngo igisebe shu. Babari umufungire bose. nagubera risha mani igera ifuye Mari fuga zimfate. Siko natazi no kugendera mu nkweto ndende. wakoze wari gukayisha hano kubera iri kuva Tuvuga hano numva bimfashe. cyane aho ubibona Cyangwa Nazo ndabakorera ikibore reka mbenegerere. Ndabakorera ikibore. Reba Yesu we, reba noneho umwana we aracyafata se ku mwana. yegesha bakadufite Rwantwaza ngo urakora cyangwa uravuga uravugisha ukuri reka nikorere. ndetse ko mwese muri gutinya kuvugisha ukuri. ikintu ugiye kunkorera nanasha wamuhamye karange kororogeri Shashiramo imiyaga barushyiremo mubwire iki oya Mubwire vuba ikintu ugiye kunkorera ugiye gufata ugiye kwambara ikanzu ndakura mu Kanza muhanda yarayambaye. ushyire urukweto rurerure nawe ugende mu muhanda nubwo hari abantu benshi ahantu nko mu gasoko urumva wicare ku gahisonga mugasiga hari Karahari. Ndumva nagiye kubikunda ibyo bintu. turangiza ibiryo birahari Ahari bitomo cyane urumva ufata isahani y'ibiryo wicare burya kandi ubimare Umuhanda se? toka mu muhanda. uyu ko yakarabiye mu muhanda Ego uyu nguyu yarabimenyereye. amenyera ko yarabira mu muhanda muhanda. ugende urye ubimare Shayo dayo. Gusa njye nari bwongera bakani hari. Wowe wari kandi kongera turi gukora ibyihuta Wari burya bamubaza ngo bweka ari kumurika umutwe. Ndababaje we. Gira vawe Kurira mu muhanda. uwakarabiye mu muhanda se nibe no kurira mu muhanda Nihoreresha. Yakora mwemeje. Oh. Ubu rero hagezweho iki muri kubona ibintu by'agasonga bugari biri kubona ibiki n'ibiki
ariko n'undi se simaze kubibabwira agiye kurira ibiryo mu muhanda ntabwo ari njyewe wabimuhaye ariko njyewe ubwo ngiye ndi buhe Jojo kuko wampaye Jojo araguhaye okay Jo nagenda bikoresha tudatinze mu magambo twagiye imbere n'agasahani mugore ngira hariye ku bwawe dode n'umwana mwese ngiye banze kuntwaza ariko ndagenda namutwara mwese nagwara ibiryo n'ibitwaye murajya heza hose ari abantu mbabarira mu nawe urashaka ngo tubone tukaba turagiye rero yangane kandi ufatishe ufatira kamukandagirwa amagi se ko mwayariye kamushyirira amagi Jojo yayariye waririye se n'iryawe bamenye indugende shyiraho n'agafutu urye neza Bon appétit rero ntabwo nabirya ese ry'upepera n'abantu ibiryo urugo bimeze bite ibiryo bimeze bite shana umare umukobwa mwana umukinisha ashonje biragaragara ko tudafite mwabanje muramushonjesha mwabiriye mwenyine kuki tujyana zenye mwajyaye kwe twarana ibiryo rigera kurusha ariko bari abantu bararya bya nyabyo bari ndimbati birangije amara uretse mukinira kwa ndimbati niba bihugu ndebe bazi ko byashira byanze yehaga kenshi iyo shuti ndazinga we byose ntajya uriya yabaye nk'umugore wawe ntabwo yajya kugaburira atarana
Shusho. Meze biragira. Консигнали пока. Reba babana ubwo niyo tudavuga Ibiki? ndakwisanga ku mbuga zombi Hehe. hariya Akurira aho niyo yagera. Ziriya nizo bafata shira. yagera kwa kazungu kabose Umva hasigaye dodo noneho mana ninjira mu kuyarira. Ibyo muhoza tumaze kumukorera murabibonye. Umva hano nta mikino ihari. Habe twese twararakaye nta mikino. Umva rero mbabwire ubu asundi jo turirwa dukaraga ubundi niho sigaye kandi nta muntu biri busubireho kabiri. Ubundi wewe wahisemo tutiriwe tubura. Turirwa dukaraga ikimuho. None ntago bikenewe kuko nta muntu biri bujyeho kabiri. Ni wowe muntu usigaye. Ahubwo urahitamo truth or dare. Ni njyewe ukubaza cyangwa se nagutegeka. Kuko se ukuri no kuraryana. Kuri kwa kuraryana mayi. Uvugisha ukuri si bibona. Ngiye mu gukora nari ariko n'ubu bikomeye kintu. Sawa nyene. Twabibonye ibyoroshye itanga twebwe natwe turakorohereza. Ni ukuri. Mana yanjye Ndakorohereza sheri mu nkora duhori. Guys, uyu mukobwa muri kureba ikintu ngiye kumutegeka nk'umuntu mwabonye waciye muri biriya byose. Namuhoza yagiye muri biriya mubonye. Uyu mukobwa ikintu ndi kubona kimubereyemo urabona Jojo kwikorera agataro bitamubere. Yesu we mwizina rya Yesu. Aho ngaho. Abazimu bashya. Aho ngaho aho. Ntabwo agatarura. Usibye bwate aho Okay, usura nanjye agatarura. reka mfate basi ibiryo. Ngiye mu igikoma ngende muze mbasi wa mu nzira ndabyeye. Sawa sha. Nanjye ndi ry'ibiramu. Sheri hano ni njye uri gutegeka. Njye uri ubu ni njye uyoboye mfashe vola. Guys, uyu mukobwa muri kureba Jojo agiye kugenda mu muhanda yikorere agataro ku mutwe kandi ugomba kugenda uri kunyumva neza Jo nta mikino ihari ibyo wakoreye abandi twabibonye n'ibyo mwankoreye ugomba kugenda ahantu hari abantu benshi ho ndahagutwara do worry ndahagutwara aho ugomba kuza gutura agataro ati least ubonye umukiriya umukugurira niba uragenda uhamagara ati ndagurisha Ese ngiye nsanzwe gacuruza ndabishobora. ibyo birandeba se njye nsanzwe nogera mu muhanda shaka nawe araguhaye nakira rwose umva muri kubyo agomba kugaruka ari uko ugomba kubikora nawe ujya sawa paka ari uko ubonye umukiriya setu nta bindi nutamubona sha wallahi urakirirwa na paka bigene nijoro Tukorera na hafi y'igipangu basi. ntabwo bikunda reka twebwe se ko ntabwo bikunda ndaje ngo tware mu isoko ntabwo bikunda ahubwo mwamfasha mugahaguruka tukagenda tugende pe ntabwo bagiye gushakira agataro sheri nk'uko mubibona rero Deya yadodera atagiye Deya twamuhaye ndetse gutya agiye kuzenguruka hasi nk'uko mubona yikoreye agataro arimo aracuruza kandi ugomba kuvamo hano ari uko abonye abakiriya nutabona abakiriya ntabwo uvamo niba urabahamagara niba urabigenda Waranye mu abakiriya ugomba kuhega paka ubabonye ati ukareka ariko ari ahantu hahuriye tujye hese rwose ubundi uzi ibintu bimeze cyane shaje dari bebeza bati baba we ntabwo ibyo byemera byanyereka komi ntabwo ibyo byemera mukundwa gahunda iteye ni baba we nganajye ngishaho mwombesha shagera niba kumwana turacyari kumwe mukundwa tayari bwana We, mwari uruzitiro rero tugisubira afite se kudahamagara abakiriya bitewe kudahamagara abakiriya ari make guhamagara abakiriya njo ibintu bankoresha. guhamagara bwe ngo hano ni make muze nashake ko ari wase
menshi akanakoze ni keza Jojo hamagara abakiriya ndabona washimye kugurisha ngayo yereka ibicuruzwa ufite umutura se ndashaka ibyo byanjye birarenze ugurisha ngayo ijana ndimo zarahenze Jojo widuhonze nose ibintu si ibyanjye gurisha bishaka gurisha bishaka ndashaka indimu eshanu ubwo se ufite akampiro twapfunyikira gerageza ushaka ukuntu upfunyikira cyane nose wazitwara yo ugira business rya gucuruza uri gusekana n'abantu barabyongeza yabara amaguru bamugeze baragiye kode ikibazo n'itsinda n'umugabo aratwara mufiteho umuntu mugomba gupfunyikira umukiriya yangana umuteza imbere ntabwo ahita ajya kuturanga gerageza upfunyikire nanjye ni umuntu arutunga ndetse ndakugezaho uramuranga muriranguriraho ijana nguhe magana akaguhereye make yaguhereye umereye makenya ari make imana iyi ndimu ntabwo yarenze ijana n'ubundi igize n'ikaritsiye tuba tumenyereye ntabwo warenze ariko hari umuntu ucuruza agataro wari wahura nawe usa n'uyu kuba ari mwiza no kuba acuruza ni ibintu ntabwo bibwiza mbere ubwo ngenda ndashaka ibicuruza ndashaka izi ndimu urapfunyikira cyangwa utapfunyikira bikaguhe magana ane n'itanu umukiriya ni umwana yishyura ye yishyura kuri kode inkono zirimo ntabwo nta mafaranga y'umukiriya hajya kode ni kangahe nakuyamye w'insundi aho ucuruza ibintu nanamareye gatanu makumyabiri n'eshatu ibyanjye 15 makumyabiri kandi izo ngizo amazina yesu we ine nabyo birakunda nayibaho kode igira imibare ine sibaho Action. umubare wa nyuma ni rimwe ntabwo umenyekana icyapa sana bakoze ubuse nangaye